ndabona meze neza pe nisirishwi cyane fresh nta n'ubweruka kuntabura ariko simana biriya bintu turimo nabizatugwa amahoro ibihise biriya bintu byo kwa mutesi njye ntangiye no kugira n'ubwo bwose bw'iki ni ukuri nangiye kugira ubwoba nyine ubwoba bw'iki bwo kusenyera rugo se yewe oya reka mbwize ukuri natangiye kuri agakibi kandi nakoresha pe ukunda Eric ngira ngo urabizi sinashama biriya biceri bingana kuriya nta mukungu ubu rero nta buryo wanci intege ngo usubire inyuma wigira ubwoba mani nanjye njyewe nashyiramo n'ibiceri byinshi bya danje nkasigarira ariko akugira muri Eric nangiye kugira ubwoba uzi ukuntu umutesi amaze kumera Eric we yabaye umusazi Eric yabaye umusazi kubera iki amaze kuba umusazi abone ko Divine umuntu ari kumukunda ave kuri kamutesi mani sirubona nta mugore arenze nanjye ntangiye gushyiramo n'ubwoba ntabwo ariko ubuze kugira ngo ukure Eric si yamubura twese tukamura amani ubwo kamwicisha bikarangira mana yanjye oya ibyo byo ntabwo none se kugira ngo n'ubundi mubure agumane na Mutesi twese tumubure mani kugira ngo wakica bamwice kugira ngo wakica n'umuntu oya ntabwo bishoboka nose niba ntari kumutsindira niba ndi gushaka amafaranga n'undi simubone ikamwicisha nyine birangiye niyo wamukunda niba umukunda se nyine kuki ushaka umwica nuko n'undi mukunda ariko sindi kumubona ndi gushaka amafaranga menshi kugira ngo ko namubona byanze ntangiye kugira ubwoba pe ariko naribi nzagufasha iyi nshuti yawe urabizi ndabizi pe nyine tugerageze urebe ukuntu urumva byakunda kumwigarura n'ibyanga Eric tumwikimira njye mba mfitemo ubwoba ariko nzagufasha ikibazo inshuti yawe ariko jya umenya ko njye mba nagizemo n'ubwoba reka nya nta bwoba nifite mani gutya ku mbe n'amabira bice byose mani maze kwihaga mani njye kandi komereze nayo njye yarayepfo hari umushuti wanjye nayo ngiye kureba ngo tuzasubira ariko mani njye mba mfite ubwoba papa naho ubundi nuko dufite ikibazo kitwugarije naho ubundi sinari kwicara hano hantu reba nk'intebe batwicaje ubusa ndahaguruka nshuti oya mukobwa wanjye nta kibazo aka kantu karibata rero bakubura so hano niho wajya goza niko se oya hane kubavana cya gipangu utahamo ntabwo kigumiriwemo uraje urakeye aho umaze gucururiza utudodo agasatsi ndavuga arakozeho udushanete ndebera nk'ikipati yambaye cyakaza ahangaha noneho ndamaze kuba umusirimu ndabona arasize n'utwara cyane rwose ubona igipapa nambaye ariko ni cya danje dodo turi mu kazi fatana ariko ibintu byo kuza wirata ariko mujye mukubura ahantu ari umukobwa nk'umugana nkawe nose ko nano hantu hadakubuye barabyitaho nta kibazo erega wavuze ndaceceka ndakureka ugira ngo hari ngo nuko nakubashye banza umumbwiriro gake nahise mukankuwe ibyo ndi kuvuga bitari byo ni ibihe wagize ntibasikoze kadukuburire kwenda nabaha umusada nta kibazo nzaza mbakuburire musiga akarangi ntari gucuruza utudodo nawe ushatse akazi utu tubaho n'umwadukora cyangwa mugasiga akarangi urwo rurasebetse ariko mama mukagura n'intebe zo kwicazaho abashyitsi mugura n'intebe yo kwicazaho abashyitsi ntawabivuka erega mama mureke dufite ibibazo bitwugarije abantu bagumiye tube tubiretse ariko rero naragumiwe nambaye fiyansaye sheri wayibonye nanjye narugura nkarwambara bite byawe ariko rero uyu si umwanya wo kugira ngo muterane amagambo si byose twese dufite ibintu duhuriyeho nibyo tugira ngo abantu tuganire ni ngombwa ngo tworoherane cyane ko dufite ibintu byinshi by'amateka tuhuriyeho nk'abavandimwe arabimenye ukajya uhana abana bawe nyine ariko urumva ukuntu papa wawe yinjira mu kiganiro neza atuje pano wowe usakabaka nanjye nta kibazo mfite kaba kanyuzemo nose si muri inshuti yacu inshuti yacu gukosora ahantu hatameze neza ntacyo bitwaye ibyo ngibyo byarangiye mukango ndabeshya twabyumvise ibyo byarangiye nimba mbabwiye nabi mwihangane ariko kwa ngo nta n'ikibazo gihari ariko murakoze rata ntibindi nubwo nkuvuze mu izina nyine murambabarira gusa njyewe ikibazo maranye iminsi sinkiryama singisinzira buri munsi njya mu gitanda nkarara mbitekereza umva icyo kintu nanjye nicyo nazaniye umubyeyi icyo namuzaniye nk'abantu bakuru twicare dushyire hamwe twabivuganyeho urabizi hari ikibazo kitwugarije reba Eric musaza wanjye urebe Mutesi umukobwa wa Mukankusi ibibazo bamaze bimeze nimubizi twebwe twaricaye tubyigaho tuburaho kwahera umve byaratunaniye pe
uzi ko umuntu uri inyuma yo gusenyuka k'urugo rwa Mutesi na Eric ari umukobwa witwa Divine amenamo n'amafaranga. Wa mukobwa ukora ku kabari ariko se amafaranga amenamo abarusha amafaranga cyangwa twese yaturusha amafaranga ku buryo yasenye urugo rwari rukomeye kuriya bene kariya kageni. Yego disi burya nubwo mwateranaga amagambo burya muranakundana. Turakundana ko murabavandimwe burya mugane amagambo ntabwo bivuga ko ari ibintu byo gusenya gusa tubashimiye mu by'ukuri ko icyo gitekerezo mwakigize mukanabibona ariko natwe twarabibonye. Twarabibonye ariko tugomba kugihagurukira. Uwo mukobwa ameze gutya nta kindi kimuranganje imbere. Tugomba kugihagurukira ndetse byanarimba tukamufata tukamushyikiriza inzego z'umutekano. Cyane rwose ngere nayo mpamvu rero nabahurije hamwe nk'abantu bakuru. Twebwe rero ko ntabwo tungana nk'amwe abantu bakuru baba bafite ibintu byinshi baturusha. Icyo cyo turagihagurukira turakiyemeje. Ikintu mukora rero nk'abantu bakuru dushyire hamwe turabikora uriya rugo twarushyira kuri gahunda. Tujya kumufunga. Teyira. Biroroshye. Gereka mbisabura akantu kamwe. Ntimubituganije se? Ngiye ndi kumva ubutabera ntanabutegereza. Ni mumbabarire ndabibasabye nk'abana banje. Mundangira hako gakobwa kawe. Ye, nge mukagusi cyababara. Ye, ari kumena amafaranga. Nanjye ndahamena imbaraga zanje. Mumundangira. Ndamuhisomo. Ibyo ngibyo uri kwikora. Ntabwo cyari cyo gisubizo. Yo ntibinde mbabarire. Ujyane ayo mahane yawe nawe nkurikije ukuntu Eric yanyubahaga. Mutesi umwana wanjye akaba yarampishije agaciro ariko mujya mwibuka akado y'igitenge yampaye. Umva uwo mukobwa ndamucapa mama we yewe mumundangire mukanguzi nyibicyamamara we. Akotera tumurangira. Sinanabyihanganira. Ni mundangire uwo mukobwa acururizahe. Ndakwereka agashya mukorera gusa. Ngewe kariya kabari kaba munsi yo mu rugo. Kariya kabari. Umukobwa w'inzobe sinabyihanganira ubutabera bugomba kuhaza. Nge nabanje kumukosora. Nganyumvira nyine mu. Kandi ubona ashobora kubyihangana. Mukango uribona kujyana ubwo burakari bwawe turakumva cyane. Ariko uriya mukobwa yashyiramo amafaranga akanakwishyura. Mama nibyo byiza uhamenekeye amaraso. Ngewe nakubwiye ngo ndamukosora nihanye ku inzu. Ariko mukango nawe wagira ngo wari wagasomyeho. Oya ni mumureka agenda abanza mwereka. Eric yanyubahaga umukwe wanjye Mutesi urebye igitenge bambayemo kadomani ishobora byose. Ngiye ngari kubona amafaranga. Kwihanira ntabwo ari wo muti. Nakubwiye ngo utabera buranza ngiye mukangusa cyo nakoze sinashobora kubyeka. Uriya mukobwa yakwicisha ukasanga nawe. Yicishane ariko ni mureke mama kuri ibyo yakikishane. Ngiye mubimparire ngiye kubyinjiramo ndazanamo inzego z'umutekano n'ubuyobozi. Ibintu bizakemuka kandi mu mahoro. Kandi urugo rw'abana bacu bongera rukomere. Mukango niyo mva ayo mahane yawe utangiye ntabwo turi wowe ngira ahantu uri ngo tuzajyana turi kumwe n'ubutabera. Oya reka tubyinjizamo inzego z'ubuyobozi ibintu bizagenda neza. Gusa abana bamurakoze. Reka kupoka watu basizira madoga yewe Erika siyako zawa. Siye kuzajya ry'abavuzi idafite amahoro yewe. Dukugezaga ku icupa ugacya ntazagera mu rugo murukamuka. Amasaha musaza wanjye reka tarataha usari mu biki. Urumva ijuru y'abarusha. Eric aya macupa yose ni wowe kuyanywa. Urinde se uri Tambwira ko aya macupa yose ari wowe mazi. Bwira rinde urinde wowe. Usono ibi ni ibisi koko mu byo. Uri mwerende wowe. Ibi nta wundi muntu cyo bitere. Uretse uriya mukazana mubi ngo ni Mutesi. Igura kayigore ku nzoga igiye mwana wawe. Nzabigenza gute? Eric Ibyo urabizi. aya macupa yose ni bana ndarugura. ndera ni mu bimba no mpano gushaka nabi. Icyo ni ikiyaje nta kibazo mwana wawe. Ahubwo uri kujya usomaho nta kibazo. Ni cyangwa dutaye. Se mukobwa nawe uradutaye. Abajikwe wabaye benshi. None wambwa akazi umve wowe ngukomeza byariraje Ubwire ko yamanurije arose yarandamurije. mufite ko akazana muri mana yanjye Sita nta kibazo uriya musaza ariko n'umugore mubi afite n'umugize gutya uri kubishyira ku matwi se cyangwa tugenda nawe ntwazigwetu rero we ntwazigwetu ariko nta mugabo uzigeze ukoraga urabizi ibibazo byawe.
Seriviri. Seriviri. Icyazo wabura. Anicaza ndabimenyere. Ese mutereka rwose. Ugira akazi. Harahora nagutumye. Nk'ubu kugeza ubwo ngutanga kugera mu rugo. Umbwije kuri wewe wagiye. Ako se umwana ngo wanambaza kuvuye hehe? Usange n'amagambo angana gutyo. Ngewe nyuma yo kugukura mu ivu ryo kwa Mukankusi. Sino kuba gukura no gukura ro. Ibyo narabihaze. Urangije kwidagadura hano kwa Eric, ikibuno ugenda ugiterera hejuru. Ibyo narabihaze nimba warankuye mu ivu nta kibazo. Kuko ndabona ari naho nasubiye. Gusiga uhaga amafiriti n'amasosi ukajya kurenzaho n'amabyeyi. Abagabo bo sinakirirwa mbabara. Abagabo ngiye mutesi njya mu bagabo ariko ndanagushimira ariko urabizi se ibyo ukora utekereza ko nanjye ko nteye ibyo narabihaze nyuma yo kunshinja amakosa kugira ngo ujye ugenda muri cyo ntabwo nteye nkawe wowe ugenda wimvura gusa mu bagore ukora ibyo ushaka ufite muzo nzoga ntukambeshyere ngewe iyo mbivura ubutamo nibo mbona narazanye nti ese ubu mutaka kanya wirengagijeho nagukuye ubundi se wabuze icyo ngubazanye aka kanya wirengejeho nagukuye reka mubwire kandi iyo utambera ikigusha mu nyitambike se ubumba narawe reka mubwize ukuri nanjye iyo menya ko ari wowe nje gushakaho ufite umutima umeze gutyo ntabwo mba naraje ubu rero warabimenye ifata umwanzuro narabimenye ifata umwanzuro umwanzuro no kwihangana fata umwanzuro kwihangana iki nuko nawe wasubiraho gusa icyo ngomba gukora ni ugusenga imana ikaza igatwika abadayimoni bari muri iyi nzu uzasenga imana aho uzagenda ukizwe unihane wezwe kuko ibyo wabagamo ntibigeze ubivamo ndakijijwe mfata umwanya nkajya gusenga nkagusengera ngo ndebe kuzanahinduka ukansengera ngo nkuke se muri ibyo byibura wiri gukora cyangwa wanansengeraga byibura ati humura Erika amaso areba amabi nyirirwamo iyo nahaze ibiryo byiwe ubu ngubu ugeze aho kunyurira ngo njye mu bagabo abagabo gusa none kabiri kangabona kw'inzoga kabiri kangahe ubu uri kureba nk'umuntu utasibiriza noneho tunasenze zakwisha ahubwo jya kuryama jya kuryama mbabarira vuba jya kuryama pe jya kuryama gusa icyo nakubwira cyo izo ncyuro zawe ndazihaze pe erega nanjye ndabaha incyuro zawe ndazirambiwe umva sinzi icyo nakora ntushobora ntuzirambirwe ubundi se wasiganye ngo ukajyayo watama Mukankusi koko inyana ni iya mweru ahubwo ubwira Erika ati hangane warirashe kuko nanjye namaze kubona ko nirashe ni agahinda kuvukira ahantu habi ugashaka ahantu habi kuvuga kuvukira ahantu habi ugashaka ahantu heza ukananirwa kuhaba ukabaho mu buzima bubi ariko subira koko n'iki ntagukorera nakubwiye ngo vuga kuvukira ahantu habi ugashaka ahantu heza ukananirwa kuhaba ubwo wambwira ikintu ntagukoreye ku buryo bigeze aho ugiye kujya unturira buri munsi ni iki wankorera uretse kunshinja ibinyoma ukajya ukora ibyawe mu mfufu natasimvuga kubera ubutindi bw'abantu kugushinja ibinyoma ubu ngiye kunshinja kuva mu bagabo wigeze umbona mu bagabo kuko ni mutari mu bagabo uvuye mu kazi ubu umuntu wanyweye inzoga wamureba ukabura kumwibwira ntabwo nareshya ngo reka mureke jya wivugira uvuga ifite barabamenye musigaye muzimuvuga imana irahari zandengera we n'imana yawe na nyoko Mukankusi nyoko akwigisha umuco mubi akwigisha umuco mubi ubundi bajya bavuga ngo ujye gushaka reba ku mubyeyi uwo agiye gushakaho ariko nirengagije Mukankusi ndakuzana none shaka amanitse agati nicaye none kukamanura ngiye guhaguruka umva rero mbabwiye Dani na Jean mbafitiye indi deal ko yetse kuzana kuza kureba Eric yasize yewe bana yari yasize byataye agakobwa mbona kari kundeba nabi kanarakaye urumva agahita kambwira ati mva mukodi ruzawe zose urimo twanzimiye gashaka kwa karatuvumbuye kambwira ati kagiye no kubishyira hanze none yako gakobwa ndashaka mukankurire mu nzira sinzi niba mwamukazi mu nzira ukice nyine no surumva mu nzira ari ya ugakure mu nzira amaraso aje mbase none wakireka ko bidage wewe kweli saa amafaranga kwanza ni faranga lata nyumba neza fresh kama una milioni 2 zinipatie mimi tumalize kazi kabisa mbona huyu aishakuwa mjinga ule kabisa okay reka mbere kinono amafaranga yako gakobwa numve ko mu kazi cyangwa uzana kabona kamure numve nyine nawe amafaranga tuvugana nyuma mu kweli ndabona kari kunca mu maso ariko ndakazi njya mbona kancaho gatigisa buno bwako
Kwanza ni magashinzi. Suri mukana se kuno kameze. Kandebi, Ako kandebi. nafoto nayo gafoto nyine nihishe sinafotora neza. Ako ngako. My God. Mushiki wanje. Mushiki wawe. Uyu ni mushiki wanje. Kuno we nawe yarasa. Sa amafaranga. None se Eric ni cyawe. Uwo nimba ari mushiki wawe tubyemeye ko ari mushiki wawe. Oya, angwa ntabwo dushobora kuvuga ngo ibintu. Ibyo kuba ari Eric byarabaye ntabwo gikora. Mushiki wanjye kandi mukunda byarabaye. Pandisha faranga basi. Tumalizane sindi. Mushaka sasa. Umukino wari kumva gute? Urawujyamo cyangwa? Nyine numvaga nyine ikintu cy'urwikekwe ariko kama utatupa faranga mingi Milioni 2. okay, tutafanya kazi. Malizeni kazi. Hii tunataka milioni 2. Milioni mimi ntabwo mujyamo mu kice akagakobwa. Milioni. Yabongeraho 500 tuzahereza abagende. Nazingira wasinze ko nufite. Basi reka nsiyo 200. Imwe na 200. Imwe na 200 mu giciro akagakobwa. Oya, imwe na 300. Ubwo hari wibuke kurutugira twatwemereye aga promotion. Cyushaka kurenza wowe n'inzoga. Nabitanje cyenza nabakura nyuma mara kura zirabiro nagwa zitisha. Urata. Kucyo mutira. Milioni imwe na 200 mukayamuzana batamubye. Bitwaye. Ndani hari ikibazo kirimo. Yatangiye turabura abagiye abantu. Tutumike kazi.